Hello from MAP. As you may already know, we are members of the Mulenge Active Professionals, also known as MAP. We are consisted of young active professionals in the United States who are working towards bettering some aspects of our community by bringing young professionals together through networking. One of our main goals is to be a resource and a networking platform for the Banyamulenge professionals in the United States, which is why we're very happy and excited to open doors for our second annual MAP retreat. Due to the unfortunate circumstances of COVID-19, our retreat will be conducted virtually. Are you interested in hearing and learning from some of the most successful people in their respective industries such as finance, international entrepreneurship, career development, and being entertained by some of the most notable names in our community? Our panelists will consist of Dr. Thomas Kigabo, Tony Ngumbu, an international entrepreneur, Benedict Ngumbu, and Kingston Kuo, a senior financial analyst in the residuals department at Netflix, and many more. Please come join us November 14th at 10 a.m. to 3 p.m. for a knowledge sharing session with intellectuals and entertainers. MAP looks forward to having you. Turi mu Minembwe dukomeje kwakira amakuru meza y'abagira neza bakomeje gukataza gukorera iwabe Murenge bavuka imurenge baba ari abantu ku giti cyabo ndetse aba ari nabihuje mu ishirahamwe runaka ndetse n'amatorero. Uyu munsi twegereye president wa komite hano Minembwe ngo atubwire inkunga bakiriye uyu munsi bari guha abaturage ba Minembwe cyangwa se bagahwera. Murakoze cyane munyamakuru ku bico kibazo nteye. Mu by'ukuri turi hano turi kumwe n'abaserukira impunzi zo mu Gahwera, bose mbita impunzi kubera kuko nta muntu ukituye mu Gahwera. Hariho umuvandimwe wacu umupasiteri Seruhungu Emmanuel n'itorero ayoboye bashatse ko bafata mu mugongo abo bantu basigishijwe heru n'intambara zabaye nyinshi wabo, babohereza iyo mfashanyo kugira ngo barebe ko byibura yabarengereza izuba. Uyu munsi rero tukaba twahamagaje ikomite ibaserukiye igizwe n'aba reverend pasteur ndetse n'abashefu mugabo, nibo tumaze gushikiriza iyo nkunga y'iryo torero rihagarariwe n'umupasiteri, inkunga y'ibihumbi 250 by'idolari. Tukaba tumushimiye by'intangarugero, dushimira itorero ayoboye, abakristo bose barambuye amaboko yabo bakora ico gikorwa. Imana itazikiranirwa ngo inayoberwe ibyo abantu bakoze, ibaheze imigisha y'uburyo bwose zitanga kandi baheze n'umutima w'urukundo kurya bari muri Kristo Yesu, muze muhora mufasha bose. Turabashimiye bivuye kundi baza umutima, tubabwira ngo ndetse muzana tuvugane no mu yandi matorero nabo bakomeze bagera ikirenge mu cyanyu, turebe kuko urugamba twazarutsinda umunsi umwe natwe tugasubira iwacu, umunsi umwe tukabaho mu buzima twari dusanzwemo bwa bundi natwe uko buri kose bwari budubeshejeho twari tumerewe neza. Mutibagirwa ko ubu twageze mu buzima bugoye aho abana barwara ubwaki ubwarara, aho tutigeze tubibona mu buzima bwacu bw'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, ariko iyo ntamwe nayo tuyigezemo, ariko byose tuzabyihanganira. Umuririmbyi yaravuze ngo kwa mukono wake napokea mema na mabaya pia, bivuga ko mu kuboko kw'Imana tuhakira ibyiza tukahakira n'ibibi. Tuzabyihanganira n'umusaraba Imana yatugeneye, tuzawihanganira tuzawucamo. Murakoze, Imana baheze umugisha. Turabashimiye president muyoboye komite y'abagira neza hano Minembwe n'imfashanyo. Hanyuma reka twakire reverend pasteur wo mu Gahwera ngo batubwire ibyishimo bakiranye iyi mfashanyo. Ndiyo, natwe turashimye bikurikiranye n'imfashanyo tubonye. Amafaranga bavuye kuvuga ibihumbi 250 by'amadolari avuye mu itorero rifatikanije na Seruhungu n'umwana wacu koko turamuzi kandi turishimye cyane. Tumerewe neza kubona abana bacu iyo bagiye barashyitse bakatuvuganira kandi bakaba bakomeje no kunatuzirikana. Ubundi rero inkunga yanyu twayakiriye bikurikiranye na Mongozi nguko yayitanze, iyi komite nkuru yatanze iyo mfashanyo twayakiriye kandi twayisuzumye dusanga uko bayitanze ni kwije kandi turayakiriye. Rero tukaba tubashimiye. Intambara yarabaye nyinshi cyane,
yariyongeranije beta ngabo 36 baza baturasira mu mazu twita hanze abahungiye bagihagaze aho ngaho nta wabafana ariko kandi n'ubu ngubu abagikomeje umutima nabo baraho ariko tugiye tubaranira kugira ngo ako karere kongere kubakwe n'ubu ngubu nibyo duharanira tunabishaka dushinyiriza mu bibazo mu ngorane mu biboko mu mazu y'imbongo uko bibiri yizigenda bivuga ariko rero tukaba dushimiye kuko mwatuzirikanye n'ubundi muzakomeza kutuzirikana kugira ngo muze mukomeza kutuvuganira n'ahandi hatari aho ngaho aho muri mutuvuganire naho aho mugeze ijwi hose muzatuvuganire kugira ngo Gahwera izongere kandi yubakwe nguko yari iri mbese turabashimiye Yesu abagirire neza abaho umugisha mu byo mukora byose aho mutaza mukora hose umugisha uzohora ubasanga mu mirimo yose mukora Yesu arushaho kubagirira neza. Reverend Pasteur murakoze kuri aya magambo muvuye kuvuga hanyuma uretse iyi mfashanyo ya Pasteur Seruhungu hari abandi banyagahwera birumvikana ko bari ku migabane itandukanye ya Amerika ni Burayi hari abandi bo barabageneye ubutumwa bwihariye nka Pasteur Seruhungu. Twakomeje kubona n'abandi hariho n'abandi batuzirikanye nabo batekereza nguko nabo tukaba dukomeje kubashimira nka Reverend Mudakikwa nawe yakoze ibimeze bisa n'ibyo ngibyo nabyo twarabyakiriye ubu ngubu byageze mu maboko yacu Naroni ndwanyi amatorero bene abo abantu bagiye batuzirikana ni benshi bakomeje kuzirikana akarere ka Gahwera bikurikiranye n'izo ngenzi mwumva twagiye dukomeza guhura n'ibibazo mbese tukaba tubashimiye kandi tukaba tutazabibagirwa mu buzima bwacu bwose uko bizaba bimeze kose natwe tuzakomeza kubasabira umugisha w'Imana nguko nabo bakomeje kutuzirikana kandi badutera inkunga. Murakoze turangiza ikiganiro nanone abadukurikiye kuri televiziyo Umurage barifuza kumenya ubuzima bw'abaturage ba Gahwera uko bwari bumeze nanone uyu munsi mutari mwabona iyi nkunga ndetse naho babarirwa kuri none. Ubuzima bwa Gahwera dushobora kubabwira none buragoye cyane abantu barahunze abantu bari mu buhungiro barashwiragiye nyine bitewe n'intambara nyinshi zakomeje kuza bamwe bari kuimishashu abandi kuimfunsi abandi zagitave barakwiragiye henshi nta kugeza ino z'abanyarusuku ariko bose bagiye basubira imuhira bagiye bagenda kujya kureba n'ubundi baracyari kubasubira kubagara imirima n'ubundi hari wabikomeje bo bari mu muhana nko ku musingi no mu Gahwera ko hepfo ariko ubuzima buragoye ibiryo biragoye kandi bagera mu mirima nukuvuga ngo inzira zijya mu mirima zarasibye kigerwamo zijya mu bwarara zijya ahandi hose yahingwa nukuvuga ngo zatonze urubobi mbese habe nizijya mu byambu by'inka nabyo nuko niko bimeze. Icyifuzo cyanyu nk'abapasiteri ndetse n'abashefu ba Gahwera niki mwasaba leta ya Kongo uyu munsi wa none turifuza ngo leta ya Kongo ikora ibishoboka byose dukorera amarondo byibura bishobotse itugarurira umutekano kuko bitugoye kuba muri bene ubwo buzima biragoye. Murakoze cyane uyu mwanya muhaye televiziyo Umurage turabashimiye. Hello from MAP. As you may already know, we are members of the Mulenge Active Professionals, also known as MAP. We are consisted of young active professionals in the United States who are working towards bettering some aspects of our community by bringing young professionals together through networking. One of our main goals is to be a resource and a networking platform for the Banyamulenge professionals in the United States, which is why we're very happy and excited to open doors for our second annual MAP retreat. Due to the unfortunate circumstances with COVID-19, our retreat will be conducted virtually. Are you interested in hearing and learning from some of the most successful people in their respective industries such as finance, international entrepreneurship, career development, and being entertained by some of the most notable names in our community? Our panelists will consist of Dr. Thomas Kigabo, Tony Ngumbu, an international entrepreneur, Benedict Ngumbu, and Kingston Cool, a senior financial analyst in the residuals department at Netflix, and many more. Please come join us November 14th at 10 a.m. to 3 p.m. for a knowledge sharing session with intellectuals and entertainers. MAP looks forward to having you.